ugahita wibaza ngo iyo wise umukiranutsi uba wise Imana inyabinyoma, kuko twese twakoze ibyaha twashyikira ubwiza bw'Imana. Urumva rede bose nta muntu, kandi ubu kubwenga impamvu udasubizwa no kuri umunyabyaha ahubwo usanga nabikurusha. Abenshi bazi ko ibyaha ari nka bine, nako kwanza bazi kimwe cyitwa gusambana no gusinda. Ariko nakweretse ko bajyaga batura inzoga Imana. Yego. Nakweretse umurongo uvuga ngo niba kugiye Yerusalemu bikunaniye ngo uzagurisha ibyo utunze byose uguremo n'ibisindisha amagara umure wige guswirwa wige kubaha Imana, nabigusobanuriye. Yego. Ariko kwanga mwene so, kuvuga mwene so, kugambanirana, guca imanza, ibyo barabyirengagiza. Ese koko n'ubwibone. Yego. Ese koko kudatanga icyacumi kandi bacyemera, gushinja abandi ibyaha nabo babikora. Ese koko abashubijwe mu byo mwisi nibo basenga neza? Butimo turasengera ibifatika. Bifatika. Hari abakobwa baheze mu rusengero kandi basenga, ariko warundi yambara kuboneje ubundi yamutahiye ubukwe rwose. Anamushyize mu bafiye doneye n'abari makiya nkabo. Yego. Kandi atabyemera. Uba hari umugabo inshuti yanjye tuyatuganira nkubaza, ariko ibintu bijera gute? Uzi ko afite amakamyo 500 ya rukururana. 500? Bijera gute? Ati nanjye simbizi. Nawe ntabyeze. Urasenga ati nsenga iki? So tanga icyacumi ati nta, ubwo so icyacumi nayo ati mbwira ukuntu natanga icyacumi cya miliyari, ubwo ni miliyoni 100. Ati reka abafite siko basenga. Kategori koma gusubizwa si ukuri umutagatifu, kuko muri iyi si nta mutagatifu ubamo, cyakora ahantu bitagatifuza. Niyo mpamvu n'amareta nta muntu bagira intwara atarapfa. Kubera iki? Kansubiza. Ubwo ndatekereza ko wenda yaba gifite urugendo rwa. Iyo ukiri ku isi ukora ibyiza, ariko igihe wakora nabi bararindira ugapfa. Barebe bakajya bakwita iki? Intwari. Abundi bakwita ngo umunyembaraga. Soro kategori koma gusubizwa si uko ukiranutse. Gusubizwa si uko ukiranutse. Hariya muri Zaburi 32 ku murongo wa 5 n'uwa 6 haravuga ngo nicyo gituma umukunzi wawe akwiye kugusengera igihe ubonerwamo. Imana iboneka sangahe? Saa 8, saa 9, saa 10. Tengi kuri uko Imana mudamu barambwiye ngo tushaka dusenge saa 9. Ndamubwira nti Imana yanjye yumva amasaha yose yo ubyuka, niba yumva saa 9 waragowe. Harumva yumva saa 9 cyangwa saa 8. Iri jambo Imana yumva ryari sengesho. Rero gusaba nabi ni ibintu bitatu. Hari ugusaba ubu mu minsi uzaba maze tudufata urugero. Umwana agusabye igikwasi wakimuha? Ntabwo nakimuha kuko cyamujomba kandi ataragira ubwenge bwo kukifata. None se umwana aririye umugati wapfuye ko atazi kubara we wawumuha? Oya, naba mureberera ko nyine ufite ikibazo. Hari igihe usaba ibitari ibyawe, hari igihe usaba iby'Imana yaguhaye ntubimenye. Hanyuma tukiri aho ngaho rero ko tugomba gusenya bya bicaniro, ndemenya ko nshaka kuvuga noneho umwuka ugenda inyuma y'abantu, inzozi ziranga umwuka mubi. Yego. Ni ibintu bigera ku 9 ndabivuga nihuta, ntago mbitinza cyane kugira ngo tubashe kwinjira muri ya masengesho, kandi twakira n'umukozi w'Imana Silas. Imana imuduhera umugisha. Turamushimiye cyane. Turamushimira ku ruharagira mu kubaka umurimo w'Imana ku bumwe bw'abera. Data wa twese amuduhera umugisha n'ibyishimo n'umunezero. Yesu akwishimire mwana w'Imana. Urakoze cyane. Indicating bad spirit, batakwa ngo ni imyuka ibikuri inyuma, ariyo turimo turwana nayo. Nuvuga ngo iyo urose ubona wirukankanwa n'igicucu, shadow, igicucu. Kibi cyawe cyangwa cy'undi muntu, ariko mu nzozi. Biba bivuze ngo hari imyuka mibi Satani ya dipolowinze kuko amasezerano yagiye kukwegera.
kabiri ni ukubona watakwa, aha ndashaka kuhavuga mu buryo bubiri. Kubona watakwa n'inyamaswa z'inkazi. Yego. Buriya abantu benshi ntabwo bazi ko ipusi ari inkazi. Abana ari akantu keza. Akanyamaswa keza karaho. Ipusi ntabwo ari nziza. Buriya igira inzara iguhisha. Aho yituma ntiwahabona kandi ntijya mu gisambi, ijya mu bishyimbo byawe. Gashaka kujya mu buriri. Ikahita irenzaho. Ariko ni ukuba izi kwataka ziturutse imbere. Ariko niba ubona ugendwaho n'intare n'imbogo, izi nyamaswa z'inkazi zikugendaho, so zisobanura protection burya, uburinzi. Niyo zanyura zikaryama imbere yawe ntutambuke, minza bari ikintu ugiye guhura nacyo. Ariko iyo zikwataka ni imyuka mibi ibikuriye. Hallelujah, hallelujah. Ubumwe bw'abera ministries bwabateguriye amasengesho y'iminsi 14 azahera ku wa kabiri w'icyumweru gitaha, avuga ngo ko dukwiye kubohoka tugasohoka mu bintu byose byari tumereye nabi. Ukwezi kwa karindwi, kwa munani, kwa cyenda, kwa cumi si amezi yoroshye, ni amezi ateye ubwoba. Niyo mpamvu tuzatangira amasengesho avuga ngo deliverance from the bondage and evil altar. Niyo mpamvu tuzabana nawe biciye kuri Zoom ndetse n'uburyo buri live kugira ngo tubashe gusenya ibyo bicaniro cyane. Ndabararitse mwese aho muherereye, muze dusenga ayo masengesho yo kubohora, guca imigozi, kurandura karande no kwinjira mu masezerano akwiye hamwe na Revera Ntambabazi Jean Baptiste. Muhawe ikaze ku bumwe bw'abera ministries. Si dini, si itorero, nta nubwo rigenda kubaryo, ahubwo naho umuntu se duhurira akabohoka. Guma mu itorero ryari kubohoke, guma aho bari kubohoke, maze tugaragaza umusaruro w'ibyiza. Hallelujah. 14 days of deliverance from the bondage and evil altar ku buzima bwawe. Ngwino dukorera Imana kandi ugume mu itorero ryawe urushaho kubohoka. Mwifurije ibihe byiza, hazasenywa ibihome, indwara zizakira, abantu bazava online, umuntu wese abireba. Mwifurije umugisha w'Imana hamwe na Revera Ntambabazi Jean Baptiste. Shalom, shalom. Nanone kumwe bw'abera ministries, amavuta kandi agira amateka, ubuzima bugahinduka. Mbifurije kugira ibihe byiza aho muherereye hose, mudukurikiye, muri gusenga, mukurikiranya amasengesho twatangiye y'iminsi 14. Turabakunda kandi turabashimira cyane cyane cyane. Abanyeshuri bari mu biruhuko, namwe mukomeze mugubwe neza. Abanyeshuri bari mu biruhuko nta kibazo bafite, ariko ababyeyi bo nta kiruhuko bafite. Barakibaza aho minervari zava, barakibaza aho kwambara bizanyura, barakibaza gushaka icyo kurya cy'abanyeshuri, cy'abana, barakibaza bamwe kwishyura ubukode bw'inzu ukuntu bizagenda. Ibibazo byo gusengerwa ni byinshi mushumba. I know. Ibibazo bibaho umuntu bikamudindiza. Ejo niko watubwiye umwuka wo gukerereza, niko wowe watuganirijeho, biracyari byinshi. Iki gihembwe rero Satani nawe acyoperatingiramo cyangwa se agikoreramo cyane, ariko nta kinanira amasengesho. Uyu munsi ni nayo turi bwibandeho. Ni ryari umuntu avuga ko asenga nabi? Ni ryari avuga ko ubundi isengesho ryumvwa ni irihe, ritumvwa ni irihe, irikora ni irihe, iridakora ni irihe? Kuko abantu bose urareba bakavuga ati narasenze, ndasenga, n'ubu ndasenga, ariko se kubera iki? Urakoze cyane, ndagusuhuje ngo haye n'ikaze. Waramutse? Ariko naramutse amahoro, ndashima n'Imana, ndanezerewe kandi numva mvuga ngo Yesu ari mu ruhande rwacu. Tugeze rero ku munsi wa kabiri w'amasengesho, bivuze ngo dushigaje iminsi 12. Urakoze cyane ku kibazo cyiza umbajije kandi cyumvikana, gifite ukuri mu ijambo ry'Imana. Abana nijoro twe turagira ibihe byiza cyane, kandi n'ubu ngubu ndizera ko tuza kugira ibihe bidasanzwe, kandi Imana ikaza kuturengera muri byose kuyo tubashe gukora umurimo w'Imana mu buryo bukwiye kandi bufatika. Yesu akumpera umugisha kandi Imana ikomeze kurengera. Urakoze cyane. Urakoze cyane, Imana ibaho umugisha. Tugeze ku munsi nyine nkuko nibuze umunsi wa kabiri w'amasengesho, twarimo dusobanura biriya bintu byose. Nagira ngo rero abantu bakomeze bahamagare mu buryo twagiye tuvugana. Yego. Nta muntu wo mu Rwanda, i Burundi, mbega wo muri Afurika uzahamagara
mu masaha y'ijoro guhera saa 2 saa 3 z'ijoro kugera saa 1 ngo mwitabe pezo yihangane. Hari umunsi wose kandi n'uwo tutakire tuzamwakira undi munsi. So Imana rero iguhe umugisha mu izina rya Yesu. Mana data wa twese uhoraho turagushimye, tugwimbarije ineza n'urukundo dukunda kuri uyu munsi wa kabiri w'imbaraga wo kwegerera isengesho hamwe mwame turi dusengana n'abera. Reka dukomereze kunezerwa no gutsindura urugamba no guhagarika uyu mwuka mubi utera ibibazo mwami, spirit of delay, aho twifuza kuyisenya no gusenya ibicaniro bisakuriza buri muntu bikamubuza amahoro, kugira ngo data twegera ameza n'uruhimbi ruzima kugira tubashe gutabarwa mu izina rya Yesu. Umugisha buri muntu wese mwami ugiye gufungura iyo video akayumva, kandi data udukomereze amaboko ku bwa Yesu Kristo mwami wacu, amen. Amen. Ya urakoze cyane Jerry ku kibazo mbajije. Bundi kuki abantu bose basenga ntibasubizwa? Siko mbajije. Nanjye ndiko byibaza buriya. Aro biri yavuze ngo nuko dusaba nabi. Bundi gusaba nabi nukuye. Gusaba neza ko nukuye. Ni ibibazo byo kwibaza, ni topic ndende. Ntaribo gusubize kano kanya. Ndayinyura iruhande ariko suko ntayizi. Tugenda tuganira gato buri munsi tukavugeho. Icya mbere kuba umuntu adasubizwa nk'uko bivuze. Sibundi gusenga nabi nukuhe, gusenga neza nukuhe. Aha uri buhure n'ibibazo bibiri bikomeye. Ikibazo cya mbere abantu bitwa abarokore, mbabarire kuvuga iri jambo. Abantu biyita bitwa bigira bifata nkabo, bakubwira ko impamvu utashubijwe ari ibyaha. Yego. Ugahita wibaza ngo iyo wise umukiranutsi uba wise Imana inyabinyoma, kuko twese twakoze ibyaha twashyikira ubwiza bw'Imana. Urumva rede bose nta muntu, kandi ukubwiye ngo impamvu udasubizwa no kuri umunyabyaha ugusanga nabikurusha. Abenshi bazi ko ibyaha ari nka bine, nako kwanza bazi kimwe cyitwa gusambana no gusinda. Ariko nakweretse ko bajyaga batura inzoga Imana. Yego. Nakweretse umuntu uvuga ngo niba kugiye Yerusalemu bikunaniye ngo uzagurisha ibyo utunze byose uguremo n'ibisindisha amagara umure wige guswirwa wige kubaha Imana, nabigusobanuriye. Yego. Ariko kwanga mwene so, kuvuga mwene so, kugambanirana, guca imanza, ibyo barabyirengagiza. Ese koko n'ubwibone. Yego. Ese koko kudatanga icyacumi kandi bacyemera, gushinja abandi ibyaha nabo babikora. Ese koko abashubijwe mu byo mwisi nibo basenga neza? Butimo turasengera ibifatika. Bifatika. Hari abakobwa baheze mu rusengero kandi basenga, ariko warundi yambara kuboneje ubundi yamutahiye ubukwe rwose. Anamushyize mu bafiye doneye nawe ari makiya nkabo. Yego. Kandi atabyemera. Uba bacu hari umugabo inshuti yanjye tuyatuganira nkubaza, ariko ibintu bijera gute? Uzi ko afite amakamyo 500 ya rukururana. 500? Kubijera gute? Ati nanjye simbizi. Nawe ntabyeze. Urasenga ati nsenga iki? So tanga icyacumi ati nta, ubwo so icyacumi nayo ati mbwira ukuntu natanga icyacumi cya miliyari, ubwo ni miliyoni 100. Ati reka abafite siko basenga. Kategori koma gusubizwa si ukuri umutagatifu, kuko muri iyi si nta mutagatifu ubamo, cyakora ahantu bitagatifuza. Niyo mpamvu n'amareta nta muntu bagira intwara atarapfa. Kubera iki? Kansubiza. Ubwo ndatekereza ko wenda yaba gifite urugendo rwa. Iyo ukiri ku isi ukora ibyiza ariko igihe wakora nabi bararindira ugapfa. Barebe bakajya bakwita iki? Intwari. Abundi bakwita ngo umunyembaraga. Soro kategori koma gusubizwa si uko ukiranutse. Gusubizwa si uko ukiranutse. Hariya muri Zaburi 32 ku murongo wa 5 n'uwa 6 haravuga ngo nicyo gituma umukunzi wawe akwiye kugusengera igihe ubonerwamo.
igihe ubonerwamo. Imana iboneka sangahe? Saa 8, saa 9, saa 10. Cyangwa ko uko Imana umudamu arambwiye ngo tujye dusenge saa 9. Ndamubwira nti Imana yanjye yumva amasaha yose yo ubyuka niba yumva saa 9 waragowe. Harumva yumva saa 9 cyangwa saa 8. Iri jambo Imana yumva ryari sengesho. Rero gusaba nabi ni ibintu bitatu. Hari ugusaba ubu mu minsi uzaba maze tudufata urugero. Umwana agusabye igikwasi wakimuha? Ntabwo nakimuha kuko cyamujomba kandi ataragira ubwenge bwo kukifata. None se umwana aririye umugati wapfuye ko atazi kubara we wawumuha? Oya, naba mureberera ko nyine ufite ikibazo. Hari igihe usaba ibitari ibyawe. Hari igihe usaba iby'Imana yaguhaye ntubimenye. Yaguhaye amaboko, iguha amaso, yarabiguhaye unanabifite aho utabizi. Yaguhaye amaboko, iguha ubuzima, iguha abantu, iguha ibitekerezo. Urangije abantu bitwaraho nabi, kandi ibisubizo by'Imana ibinyuza he? Mu bantu. None watwihenuyeho irabicisha he? Ubwo birahagamye rero. Bitahagamase. Ntabwo uzi ko yabwiye wa mukecuru ngo genda mu baturanyi utira ibibindi kugira ngo wishyurirwe ideni ry'amavuta. Bivuze ngo ubwinshi bw'ibibindi bwakomotse ku bushuti afitanye n'abantu. Uburyo yabanye neza n'abantu. None si yabihenuraho. Nta hantu yari kubona atira. Kuko icyiza n'ikibi kitugeraho gica ku muntu. Suranyumva ariko ikibi n'icyiza bitugeraho ibyiza bicisha ku beza bikatuzaho, ababi bakadukorera ibi nyine tukayibonesha amaso. None witeranije n'abantu, kandi ubwinshi bw'ibibindi bw'uriya mukecuru ufite ideni bwakomotse ku bwinshi bw'abashije gutira bya bibindi. Uko baramubwiye ngo bisi ibibindi birashize, ngo yego amavuta arahagarara. Si uko amavuta yahagaze ko yabaye make, yahagaze kubera ko yabuze ahajya. Kubera iki yabuze ahajya? Nuko atabashije gutira ibindi bikwiriye. Ibyo yabashije kubona naho yabanye. None uramurangira akazi kandi uzi ingeso ze mbi. Ntabwo bikunda. Uramuhuza n'abantu bazimuza ubugambanyi bwe. Rero hari abantu batema ishami baryicariye ngo Mana mpindurira ubuzima. Irakohereza kwa igisi waramuhemukiye. Ninde uri bukugirira impuhwe kandi waritwaye nabi utazi kubana? None urakumvise ariko ndakumvise. Wiyambuye amaboko azaguha uwo nuwasenze nabi. Gatatu, hari abantu ngo bifuza kwihutisha amasezerano kandi ibyo ntibishoboka. Haravuga ngo mu gihe cyashyizweho n'Imana. So mu gihe cyashyizweho n'Imana ntabwo wakigiza hafi, kireke cyashyizweho na Satani. Imana ntihindura isaha. Oya. Ikimenyetso cy'uko uri mu gihe cyashyizweho n'Imana nuko ikoherereza ubutabazi bugufasha kwambuka ubutayu. Muri bwa butayu ntabwo wahindura igihe cy'Imana. Cyane bigisha baganira ngo nuko ngo Hezekiya ngasaba Imana imwongerera imyaka 15. Ariko ukuntu birivuga buriya yarayimwongereye, ariko kibazo uburyo wabisobanura. Yaravuze ngo kuyo yarashigaje imwongereraho 15. Yarashigaje ingahe? Ntabwo yari yapfuye byarangiye. Oya, birize kuyisoma avuga ngo kuyashigaje yongeyeho 15. Imana imwongereho 10 n'ingahe? 5. None se ngo yarashigaje ingahe? 15. Ntago mbizi. Cyenda ngiye gushwa. Ngiye gutuma tuganiraza n'abantu. Cyo dusoma Bibiliya. Hariyo yarashigaje n'ubundi. Yaravuze ngo imwongerera 15 kuyo yarashigaje y'ubuzima. Uzaringa yarashigaje. Tushakira ijambo. Abantu banabyo banabyumva. Imwongerera
telefone ko nduzi nayo yangoye mwuka byara. Turi live ra twarimo dusobanura bya Hezekiya ngo yari yarwaye atumaho ngo Yesaya arazambwira ngo raga ibyawe ugiye kwipfira. Noneho ngo yinginga Imana mu gitabo cya kabiri cy'abami bice 20 ngo Imana ibwira ngo subira ubwire Hezekiya umutware w'ubwoko bwanjye Uwiteka Imana yasohokuruza Dawidi iravuze ngo numvise gusenga kwawe mbona n'amarira yawe dore nzagukiza ku munsi wa gatatu uzazamuka ujye mu nzu y'Uwiteka kandi ku kubaho kwawe nzongeraho indi myaka 15 kandi nzagukizanya n'umurwa bakize umwami wa Shuri nzawurinda ku bwanjye no kubw'umugaragu wanjye Dawidi. Urumva neza? Urumva kuyo warushigaje yongeyeho none se urumva yayivuza Imana yararwaye ariko atararangira. Yego hera abantu ngo 15 no kuyo yarashigaje yongeraho. So rero gusenga by'ukuri bituma umuntu adasubizwa. Reka tuganire ikintu gikomeye. Cya mbere ntago wakwihutisha igihe cy'Imana ahubwo gusaba Imana ikaguha ubutabazi muri ibyo bihe. Ikindi singira uwo nshinege ikintu ushobora guhinduraho umugambi ni umugambi w'abadayimoni uwo tuwuhindura vuba byihuse nta n'umuntu tunavuganye. So ijambo rya nyuma mu gusenga usenga ute? Burya isengesho rigira ibika. Igika cya mbere ni ugusenga ushima Imana kuri. Kabiri ni ugusenga Imana usaba imbabazi. Gatatu ni ugushimira Imana imbabazi zayo. Kane ni ugushimira ibintu Imana yagukoreye byose byiza. Gatanu ukajya wasaba ariko utayishinja. Tugasoza. Ariko ngo nubu ndeba ko nshaje ngo ntubureba ngo Mana ntanga icya 10 ndakuririmbira ndagukorera ninjye mu kiranutsi abandi baraguye sigara ayo masengesho ameze nk'umuntu ucanye imbagara mu nzu ya etage iri nk'amakaro n'imyotsi buri mutumuro. Ntacyo bihindura. Nigeze kujya mu butayu ndabyumva ariko ngo Mana ngo ubu ndi hano none hano injoro ngo abandi bararyamye he ngo abandi bari kugonanga abandi bapfumbasa abagore ngo wanjye namuretse abandi bagiye Dubai babuze amahoro ninjye munyamutwaro wa korari bitambwira abantu ngiye kumucecekesha atari kwagiureka ni oya ntago twasengera mu ishyamba rimwe ndamubwira urimo urasenga cyangwa uri mu matiko ibabuza amahoro. Ibuza amahoro abacuruzi ari busaba ibyo kurya babibuze. Ibuza amahoro bagiye kurangura kandi aribo batanga amafaranga muri korari. Mwagimwe gusenga. Nuwe ni guha akazi uzagaruka. Buriya rero umuhanga wo gusenga. Aravuga ati Mana nanjye impamvu ndaha nuko nta binyokipa. Ugasengera abacuruzi ugasengera abakozi ugasengera abadahari baho umugisha mu byo barimo. Ukabahesha umugisha ukavuga amagambo baturaho meza. Imana ikabateramo akantu bakakukorera imirimo ariko uraro bavumagura ndatwika ibyabo bagarure bataye umurimo. Ese wa muntu we iyo batse miliyoni ntuvuga. Iyo bavuze ngo tuzasoza amasengesho ntibaguhamagara abakire bashyiramo none uraye utwika amasezerano yabo harya ubwo wasenze cyangwa wagiye kuroga. Ubwo ni kwa kutishimira ibyiza by'abandi wahoze umbwira mu minsi yashize. Yes. Ibyo rero iyo utishimira ibyiza by'abandi nta nubwo Imana yaguha ibyawe. Kabiri cyanyuma gisoza nuko ntibyo yaguhaye wabyangije. Yego. Hanyuma tukira aho ngaho rero ko tugomba gusenya bya bicaniro ndemenya ko nshaka kuvuga noneho umwuka ugenda inyuma y'abantu inzozi ziranga umwuka mubi. Yego. Ni ibintu bigera ku 9 nabivuga nihuta ntago mbitinza cyane kugira ngo tubashe kwinjira muri ya masengesho kandi twakira n'umukozi w'Imana Silas Imana imuduhera umugisha. Turamushimiye cyane. Turamushimira ku ruharagira mu kubaka umurimo w'Imana ku bumwe bw'abera. Data wa twese amuduhera umugisha n'ibyishimo n'umunezero. Yesu akwishimire mwana w'Imana.
urakoze cyane. Indicating bad spirit, batakwa ngo ni imyuka ibikuri inyuma ariyo turimo turwana nayo. Nuvuga ngo iyo urose ubona wirukankanwa n'igicucu, shadow, igicucu, kibi cyawe cyangwa icy'undi muntu, ariko mu nzozi biba bivuze ngo hari imyuka mibi Satani yadiporowinze kuko amasezerano yagiye kukwegera. Kabiri ni ukubona watakwa, aha ndashaka kuvuga mu buryo bubiri, kubona watakwa n'inyamaswa z'inkazi. Buriya abantu benshi ntabwo bazi ko ipusi ari inkazi. Abana ari akantu keza, akanyamaswa keza karaho. Ipusi ntabwo ari nziza, buriya igira inzara iguhisha aho yituma ntiwahabona, kandi ntijya mu gisambi, ijya mu bishyimbo byawe, gashaka kujya mu buriri ikahita irenzaho. Ariko ni ukuba izi kwataka ziturutse imbere. Ariko niba ubona ugendwaho n'intare n'imbogo, izi nyamaswa z'inkazi zikugendaho, so zisobanura protection, burya uburinzi. Niyo zanyura zikaryama imbere yawe ntutambuke, minzi bari ikintu ugiye kuhura nacyo. Ariko iyo zikwataka ni imyuka mibi ibikuri inyuma. Ikindi kurota ugwa mu mwobo munini, nabyita ngo ni muri dark pit on, tikambyite ngo mu mwijima, mu cyobo kiri mu mwijima hatabona, ukarota ukigwamo ukabura ugukuramo. Biba bivuze ngo ufite amasezerano n'icyerekezo, ufite n'amahirwe, ariko umwanzi yagucukuriye icyobo utabasha kurenga. Muri make uri posed, hari imbaraga zikuri inyuma. Ikindi buriya kigorana cyane, guhora ubona abantu bangase ngo ubwirwa n'icyo umudayimoni karimo kwirukankaho. Ubundi mu yandi magambo mu nzozi ni abantu baba bambaye za mask, n'abantu bimaske batakubona mu maso, bitwikiriye ariko barimo barakugenda inyuma. Niho tugerayo ngo ni dayimoni zo nazo. Bivuze ngo umwuka mibi waguteye. Ikindi gufungiranwa mu nzu, yaba nziza yaba mbi, ariko ufungiranyemo nta rufunguzo ufite. Uvuga ngo iyo umuntu afungiranye nta kwinyagambura afite. Cyangwa umwuka mubi kugenda abo tugomba kuwusenya. Kurota mu nzozi urwaye cyangwa yabaye pararize, bisobanura kuri inapti ku kintu cyawe, kandi umwanzi yamaze gutegura. Urumva nk'umuntu amaze kuba muri pararize no kujya mu kagare, hari ndashobora gukora, kutabasha kugira icyo ukora. Impamvu nimwe no kuri toilette bamushyiraho bya bindi byose urabyumva. Ikindi kigaragara ko ukwiye kubohoka ibyo bintu, ni hahandi umuntu yicara akabona arimo ararota umwijima umuzengurutse, nta mucyo, nta cyerekezo, nta kintu ubona, ukabona umwijima w'igikorwa uteye ubwoba urakuzengurutse, umwe mw'igipota. Wabona iki mu mwijima se? Nta na kimwe. Ikindi kintu biriya bita zombi, sinzi ko zombi twazita mu Kinyarwanda, ni dead people, ariko basa nabo, bafite ibintu ubona utabazi, bakwirukankana. Ikindi ni za nightmares, batwa ngo ni kushimando ziteye ubwoba. Hanyuma ikindi duhora tuvuga buri munsi, umugabo wa nijoro n'umugore wa nijoro. Ibyo byose byerekana umwuka wo gukurikira usenya bwa buzima bwawe. Uwo rero niyo tugiye guhangana nawe muri aya masengesho, dukubita izo mbaraga mbi, dusenya ibyo bihome, dushwanyaguza. Nje ntabwo bafite, kandi twababwiye ko ibintu bivaho. Nuko gusa abantu b'Abanyarwanda birengagiza ikintu bacyumvise, ngo harya ngo bikorwa bite. Niba utabizi ntukaze kumbaza deliverance. Uyu munsi icyo baba bakeneye ni ukuri coding inkuru gusa ngo batware ibintu, nyamara ukuri barakuzi. Bajye kuri YouTube babibabwire. Yego. Twifurije umugisha w'Imana. Ndagushimiye cyane. Amen.